turabasuhuje bwoko bw'Imana tubaha ikaze muri iki kiganiro twabateguriye cyerekeranye n'abahanuzi n'isabato. Bimwe mu bibazo abantu benshi barimo kwibaza ni ibibazo byerekeranye n'abahanuzi. Abahanuzi hirya no hino baraducanga. Abahanuzi hirya no hino bateje ibibazo byinshi. Bimwe mu bibazo itorero rifite rya Kristo ni ibibazo by'abahanuzi. Abahanuzi turazi ko babayeho, ese muri iki gihe abahanuzi bakwiriye kubaho? Muri iki kiganiro mugiye kugirana na Nine Hope TV ubasha kuhabonera kimwe mu gisubizo mu bibazo wibazaga. Turagushishikariza gutega amatwi, turagushishikariza kudukurikira, kandi twifuza yuko wazatanga comment kugira ngo tuzarusheho kunonosora inyigisho zacu, kugira ngo ubutaha muzarusheho gusobanukirwa. Imana ibamugisha. Iyo tuvuze abahanuzi harimo ijambo guhanura. Guhanura ni iki? Ni ukuvuga ibintu bizabaho ariko bitari byabaho. Harimo kuburira ubwoko bw'Imana. Hakabamo no kugarura abantu bazimiye cyangwa se bigometse ku Mana ariko bakagaruka ku Mana. Iyo tuzirebye muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere, Abaheburayo igice cya mbere aratubwira ati kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru. Amen. Bene data, nk'uko tumaze kubisoma aha ngaha, Imana yavuganaga na ba sogokuruza bacu cyangwa se ikavugana n'ubwoko bwayo biciye mu kanwa k'abahanuzi. Imana yakoreshaga abahanuzi. Turabona muri Bibiliya Imana ihagurutsa ba Yesaya, ihagurutsa ba Yeremiya, ihagurutsa ba Mika, ba Yona. Imana igahagurutsa abahanuzi kugira ngo baburire ubwoko bwayo cyangwa se baganirize ubwoko bwayo. Nanone hari icyo Imana yavuze cyangwa se Yesu yavuze ku bijyana n'abahanuzi. Yesu hari aho yatangaje aravuga ati abahanuzi babayeho kugeza ku bwa Yohana Umubatiza. Byumvikane ko Yohana Umubatiza yaje ari umwe mu bahanuzi, kandi akaba n'umuhanuzi wa nyuma. Yohana Umubatiza yahanuye yuko hari undi uzaza umurusha imbaraga, ngo ntakwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Uwo nguwo ngo azabatirisha umuriro. Ati ngenda ababatirisha amazi, ariko hari undi uzaza uzabatirisha umuriro. Igihe rero cyarageze, Yesu araza nk'uko Yohana Umubatiza yagize ute yabihanuye. Tubona muri Bibiliya hari abahanuzi benshi, tubona hari abahanuzi bwinshi, ariko nanone Bibiliya ikatubwira yuko habayeho n'abahanuzi b'ibinyoma, ndetse hakaba n'abandi
batumviraga Imana, batakoreraga Imana, ba Bali, n'abari bafite abahanuzi benshi. Tubona muri Bibiliya hari abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Tukabona hari abahanuzi b'Imana n'abahanuzi ba Bali cyangwa se abahanuzi b'ibigirwamana. No muri iki gihe cya none hari abahanuzi, ariko si abahanuzi bose tubona, abasengera mu misozi, abasengera mu buvumo, abasengera mu migezi, abasengera mu bihuru, abasengera mu mashyamba, abo bose ni abahanuzi b'Imana. Igitangaje ni uko muri iki gihe cya none abo bahanuzi usanga baragize ingwate abantu benshi. Aho umuhanuzi ari, abantu barahari. Aho umuhanuzi ari, abantu barahari. Muri kimwe cyishe amatorero y'Imana cyangwa se amatorero ya Kristo, ni abapasitori bamwe batahamagawe, badafite n'imbaraga zo kubwiriza ijambo, ahubwo bagatumira abahanuzi kugira ngo baze babakorere ibyo bakagombye gukora. Babahanuzi iyo bamaze kwimikwa no kumenya ko uwo pasitoro adafite imbaraga zo kuyobora itorero rya Kristo, batangira gukora ibyo bishakiye, maze bakagusha imitima ya benshi. Abahanuzi Bibiliya itubwira ko bari abantu b'indahemuka, ariko se muri iyi minsi ya none abahanuzi dufite ni indahemuka? Abenshi muri bo ntabwo ari inyangamugayo, abenshi muri bo ni abasambanyi, abenshi muri bo ni ababeshi, abenshi muri bo ni abariganya. Kuki mukurikira abariganya? Kuki mukurikira abasambanyi? Kuki mukurikira ababeshi? Bwoko bw'Imana, igihe kirageze ngo muhumuke. Umuntu araza yita umuhanuzi, abantu bakamukurikira. Ariko nagira mbabwire ikintu kimwe, Yesu yaravuze ngo mwirinde, kuko mu minsi y'imperuka Satani azigira marayika w'umucyo kugira ngo abashe kuyobya n'intore z'Imana. Muri iki gihe cya none hari abantu benshi bagifite imikorere imeze nk'iy'abapfumu, akabona ko nashira iseta iwe mu rugo ryo kuragura atazabona abayoboke, akinjira mu itorero ry'Imana, ati nanjye nakijijwe, akambara uruhu rw'intama kandi ari kirura, agahanura, mugahanurana, mukaririmba, mugasengana, ariko we afite ibanga. Yarangiza mwamara kuririmba, mwamara kubyina, ati uwaza mu rugo ufite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane, uwaza ngo ushakire umuti. Katagusengera ngo mu iteraniro, akakubwira ngo ubu waza mu rugo ngo uhereze umuti. Atangiye kwinjira muri misiyo, atangiye kwinjira mu cyamusanya, buhoro 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 buhoro, bikazagera aho yerura ati njye ndi umuganga, nubwo nsenga ariko ndi muganga, nubwo ndi umuhanuzi ariko ndi muganga. Bahanuzi mu nyumve, igihe kirageze, igihe kirageze. Yesu yaravuze ngo abenshi azabirukana, muzaza muvuga ngo twarahanuraga, twakoraga ibitangaza, ariko azabihakana,
azababwira ngo sinigeze kubamenya murimo muri iki torero rya Kristo. Tuvuze ku by'abahanuzi twavuga byinshi, twarira, twaboroga, ariko ubwoko bw'Imana muhindukire. Bibiliya iratubwira ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Abakristo b'iki gihe ntibashaka kumva ibyo abapasitori babo bigisha, barashaka gukurikira abahanuzi. Ariko igifite umumaro nuko kwizera kwawe kwagenda kwiyongera, kuziyongera ryari udashaka kumva, kuziyongera ryari udashaka kumva. Bibiliya ikatubwira hepfo mu Baroma ngo ese wakumva utigishijwe? Ese wakwigishwa nande Imana itahagurukije umwigisha? Abigisha b'ijambo ry'Imana barahari, ariko ndimushaka kubatega amatwi. Murashaka gukurikira abahanuzi, murashaka gukurikira abakora ibitangaza, murashaka gukurikira ababahanurira ibinyoma. Hari ijambo Uwiteka yivugiye, aravuga ngo kuko mukunda amagambo y'ibinyoma, nzabahagurukiriza abahanuzi b'ibinyoma babahanurire ibyerekeranye n'amarari yanyu. Mwene data, wirarikira ibinyoma, hindukira. Imana yagushiriyeho abashumba, yagushyiriyeho umushumba, yaguhaye umupasitoro. Mwegere wumve icyo akwigisha. Pawulo harageze aravuga ati njye nigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Uwo Gamaliyeli yari umudogiteri, yari umuhanga mu by'amategeko, ariko Pawulo akajya yicara ku birenge bye, iruhande rwe akumviririza. Bigera igihe agenda, ubwenge bugenda bwiyongera. Niyo mpamvu mu gihe cyo guhamagarwa yabaye intumwa nziza, yandika ibitabo byinshi, na n'uyu munsi tumwibukira ku nzandiko ze. Bene data, kwizera kuzanwa no kumva nabwo tukumva ijambo rya Kristo. Kadusimbukire gato ku isabato. Iyo dusomye muri Mariko ibice 2, Mariko ibice 2 n'umurongo wa 23, Mariko ibice 2 turabona Yesu yigisha iby'isabato. Nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati, niki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati, nimwe mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje, we nabo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru, akajya imitsima yo kumurikwa, kandi amategeko atemera ko abandi bayijya keretse abatambyi bonyine, akayiha n'abo bari kumwe. Arababwira ati, isabato yabaye kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Amen. Bene data, mwe muvuga ngo isabato yavuyeho, Yesu ndiyemeje ko hano ari umwami w'isabato. Yesu ntabwo ayihakanye. Muri Matayo ibice 7:17 niho tubwira ngo Yesu ndimutekereze ko nazanye gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Muri Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya y'ikinyarwanda cya none ikatubwira ngo sinaje gukuraho amategeko,
ahubwo naje kuyanonosora. Twese tuzi akamaro k'amategeko. Hari igihugu kitagira amategeko? Amategeko atabayeho abantu baba inyamaswa. Amategeko Imana yahaye Mose, amategeko 10, twayegeranya n'amabwiriza. Ni amabwiriza Imana yahaye Mose kugira ngo ayageze ku bwoko bwayo, kandi mu kubahiriza ayo mabwiriza bikaba byaragomba gutuma Imana igenda isohoza ibyo yasezeranije ubwoko bwayo. Ayo mabwiriza rero ntabwo ari mabi. Amategeko rimwe na rimwe abereyeho kugira ngo atume abantu babana neza, babana mu mahoro. Ariko amategeko atabayeho habaho amakimbirane, habaho n'ubwicanyi. Amategeko rero ntabwo ari mabi. Yesu ntabwo yaje gukura amategeko, ahubwo yaje kwanonosora. Mu kuva ibice 20 n'umurongo, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9 n'uwa 10, tuhabona amategeko Imana yahaye Mose, amategeko 10. Aya mategeko ntabwo yigeze avaho nk'uko bamwe batekereza, ahubwo amategeko aracariho. Kuva ibice 20 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Ku murongo wa 8 haratubwira ngo mwibuke kweza umunsi w'isabato. Ariko se mwene data, ndagira ngo baze muri iki gihe cya none uja wibuka kweza umunsi w'isabato, cyangwa uri muri babandi bavuga ngo isabato yavuyeho? Hari agatabo k'abagatolika nasomye kavuga ku mategeko 10 y'Imana. Itegeko rya mbere bararivuga, bageze ku itegeko rya 4 baravuga ngo umunsi wa Mungu wari ku isabato. Ariko Kiliziya Gatolika yitoranyiriza umunsi w'icumweru kuko ari wo Umwami Yesu yazutseho. Bemeza ko umunsi wa Mungu, umunsi w'Imana, ari ku wa gatandatu ku isabato. Reka dusome rero wibutse amwe mategeko Imana yahaye Mose. Duhere ku murongo wa mbere. Imana ivuga aya magambo yose iti: "Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagira izindi mana mu maso yanjye." Itegeko rya mbere. Ntukireme igishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe 1000. Umurongo wa 7. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubabarira ngo utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Umurongo wa 8. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye
Uwiteka awumugisha umunsi w'isabato akaweza. Amen. Haleluya. Abavuga ko isabato yavuyeho ntabwo nemeranya nabo. Ntabwo nemeranya nabo. Kuko hari abitwaza ngo isabato yahawe Abayisiraheli. Ntabwo turi Abayisiraheli. Hari abitwaza ko isabato yari mu mihango, amategeko y'imihango. Ntabwo ari byo. Bibiliya ivuga isabato n'amasabato. Bibiliya ikemeza yuko amasabato ariyo yagendanaga n'amategeko y'imihango, kandi mu byanonosowe bimwe na bimwe byo mu mategeko y'imihango byavuyeho. Ariko se nta byaravuyeho? Ni byose. Iyo turebye mu mategeko y'imihango, imisaruro yari mu mategeko y'imihango. Ariko se muri iki gihe cya none amatorero menshi ndasaba abakristo babo imisaruro. None se ni gute twavuga ngo amategeko y'imisozi rya kera yavuyeho? Ntidukwiriye kuvuga iby'isabato mu rusengero, tukaba tugisoma ibyo muri Maraki, twaka icya cumi n'amaturo. Bene data, twe gupfunyapfunyika abakristo, ahubwo tubabwiza ukuri. Isabato y'Imana yavuyeho. Imana iravuga ngo uko yari ejo bundi n'ejo nikwire uyu munsi wa none, kandi ntabwo izahinduka. Imana ibamugisha. Amen.